bivuze ngo nawe baragitungunuza. impamvu akugendaho cyane wasanga ari uko wera imbuto zibaruta. Ngo ntago watera igiti amabuye kidafite imbuto. Wapi waba ushaka gutera amabuye wewe nuko hari ubwoba, hari icyo wera, hari icyo umaze, hari ikintu umaze kuri ino sosiyete. Igiti cyera imbuto gihorana ingoma. Bara bose bagutera ubwoba, nabo bafite ubwoba. Nabo hari uzabatera ubwoba. Oya bo bafite ubwoba bwabo barimo. Niyo mpamvu baba bashaka ubumara ngo bagutere ubwoba. Oya babukuzanaho. Kandi wowe usanzwe utuje mu buzima ya. Uratuje. Hari akantu nyigishije. Nta kibazo ufite. Urizi ko umuntu utera ubwoba ari wowe ufite ubwoba burya. Ako umuntu yagutera ubwoba bw'ikintu we atazi. Ubundi agutera ubwoba kuko abufite. Arabufata akabugutera kuko ari wowe ubufite. Kandi ari ubufite. Ni wowe ubufite arangiza akabugutera. Utarifite. Nibibaho. Nese uzanyaka ibuye ujye warintera. Wapi. Aho urantera ubwoba niho kuntera ibuye. Untera ibyo ufite. Kabisa. Biri ufite muri wowe ushaka kuba inyanduza uri nkane uko unyanduza sida. Gabanya amafuti, gabanya ibyawe, jya mu bintu bikwinjiriza. Kabisa. Jye nube wowe tukumenye nkawe. Ase reka nkwereke. Undi ubwo ufite ibintu utinya bitabaye byo wabiki. Wabiki? Ese nkakira. Wenga abantu bakiri bose tuzi ubuse bo batumara iki ko abakiri tubazi. Ose uzahindura ikintu umara gukira ngo tukumenye.